uko ntibaraguzaga kera usanga niba ariko abantu baraguza kuko ntavuga ati ngewe ati kanye kumbe cy'Imana imvugaho iyo mu rusengero ashobora kumurogira n'ahandi ariko mu gihe cyahise ibyo mvuga bitandukanye n'ibyihigiye n'ibitekerezo by'abantu batekereza cyangwa baza mu maturo batekereza kugira ngo aje gufashwa ntabwo umukristo uwinjiye mu itorero azamo n'umutima we abishaka abikunze ntabwo bagiye gufashwa ahubwo iyo ideology aho yaturutse ibiki ntibinemera n'ibyabanje ntabwo babyemera nyine bavuga ko icyo gihe n'ubundi bari n'abantu binjije bariho icyo gihe ariko baba ni bamenye ubutumwa babumenya gute nta madini cyangwa insengero zihari babumenya gute ubwanirije gufata ubwanirije gufata gaburiye rega buga nta burozi reka mbege gutyo nta burozi buba buke ntazongera kubaho kubera iki ntuzabireba kubera iki atazongera gushinga idini biragoye gushinga idini bisaba kuyobya abantu ukuye mu idini habyatiwe rwose hari umutambyi w'umugore ubona nabo babikora n'ayo madini abikora ku ruhande ni uburyo bwabo ubwo rero ni abantu bigiye babikunze izo mpinduka barazishaka bari kumva urumva ko ntawe uzanabirwanya ntawe ubundi wenda niba bagiye guhindura ibyo ngibyo HDPR bazahindura n'ibindi erega buriya biba byahindutse bazahindura n'ibindi erega ari bitarabona urukundo rw'Imana rubane namwe mwese mudukurikira kandi mukurikira Umuremyi TV. Imana niba umugisha umuti hose no hose hatandukanye mu majyepfo mu majyaruguru iburengerazuba n'iburasirazuba turabashuje cyane. Imana niba umugisha reka tubashimire rero uburyo mudukurikira igihe cyose mu gitondo saa 5 nimugoroba. Reka tubasabe umugisha mwinshi cyane muhahe muronke aho muri hose. Abatuye muri diaspora namwe mwese turabashuhuje cyane mukandi subscribe abatari bayikanda kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu dukora by'ijambo ry'Imana ubuhamya icyerekeye cyose cyo kuvuga Imana kuko nibyo bikwiriye. Turabashuhuje cyane rero reka dusabe umukozi w'Imana tugira umugisha no guhura nawe. Ni mwarimu, ni regionali, ni pasiteri, umukozi w'Imana byose nubwo yasezeye ariko ayo mazina ntago yayabura. Sibwo bwa mbere tuganiriye n'uwanyu reka tumusuhuze tumwakire kuri bicaro. Yesu nashimwe mukozi w'Imana ahimbazwe. Mwiriwe mute cyangwa mwaraye mute? Baraye neza twaramutse neza. Imana iracyabarinze tumaze beza bitaka twarabonye akavura urano kwakeye n'abahinzi bari guhinga. Pasiteri regionali mwarimu nari ntangiye mvuga ngo ayo mazina yose na yawe ayo mazina yose ariko ntabwo ari ngombwa cyane urebye mwarimu niryo rizikiza oya ariko na yawe kuko buryo wabaye umukozi w'Imana noneho ukakizwa bakabukubona nk'umukizwa kuko muri minsi hari igihe umuntu yitwa pasiteri cyangwa bishop ariko ari umutekamutwe yashoka ushobora kubera amafaranga hari usanga ari kubera amafaranga ari nako n'amadini yose yagiye ajyaho buri hari amadini yagiye ava mu yandi ayo madini yagiye ava mu yandi akagenda ariko njye ko mbibona atari imbuga butumwa uvuga ngo risisuye ngo ahubwo ari ugushaka amafaranga kuko iyo urebye none se nk'aya madini bagiye bafunga amadini yose hafi ya yose yavuye umuntu yigira twigisha ngo Yesu ni munini ngo ushobora kumurya ntumare burya bagenda barisha Yesu kandi buri muntu wese akavuga Yesu uko atandukanye. Nabone uko urebye kwivuga butumwa ryaje ubona ari umucyo ari umucyo umurikira abantu abantu bari mu bapfumu abantu barimo babarungwa ibintu nk'ibyo bari mu bintu nk'ibyo ariko pastor urambwiye ati ngo abantu bari mu bapfumu ngo Yesu ni umucyo umurikira abantu ngo abantu bari mu bapfumu. Iyo urebye ubundi ubona ko ubupfumu bwa kera butarahindutse ubupfumu bwo mu gusenga base ntubibona kubera ko
urebye njye ukuntu nabibonye njye ku giti cyanjye ariko njye ukuntu nabibonye nkurikije uko abantu baraguzaga kera usanga niba ariko abantu baraguza kuko umuntu aravuga ati njyewe ati reka njye kumva icyo Imana imvugaho kandi ubwo agiyeyo ari n'umurozi ari n'umusambanyi ari n'ibiri gukora ibintu runaka akagenda rero yagerayo umuhanuzi akikoza hariya ati Imana iguhaye ubugingo ati Imana iragufashije bikaba bibyurira na rya jambo ngo irabashyeshyenga ngo izabashyeshyenga rero ugiye kubaza Imana ibyo uzi uzi kuroga urajya kubaza ngo wumve icyo bakuvuga uzi ko wiba ugiye kuvuga ngo wumve ngo kugira ngo abantu bamenye ko ibyo bakuvuga atari byo none se ubundi ubwo hari umurozi ushobora kujya kubaza Imana ati akajya gusenga ahantu ari Imana atagiye kwihana ashobora kugenda rwose yariyoberanyije nzi ahantu umuntu yigeze kuroga kandi adirija korari aza kuroga umuririmbyi umwe ariko ntiyapfa Imana ikintu kuko ntiyapfa rwose ubwo ntiyabikoraga bize ariko nkawe mwarimu wayoboye amatorero uyobora mbese wari mwarimu wayoboye abakirisitu ko hari ibivugwa ko nko mu rusengero usanga hari nk'umurozi ari umuririmbyi ari umukirisitu yicaye no mu bandi akaba ashobora kuroga umwana ibyo byabagaho nta wenda byigeze kubaho nk'umuyobozi uri nko ku mudugudu cyangwa nk'ahandi akaba ari nk'umurozi akaroga abana akaroga umugore nk'umugore yihekeye umwana ukabona aramuroze ari umurozi wibereye mu nta nkuru ifatika wabona y'umuntu waba warabikoze gutyo ariko bidashaka kuvuga yuko abarozi bashobora kubamo akaroga mu bundi buryo hari igihe atamurogera mu rusengero ashobora kumurogera n'ahandi ntabwo ari ngombwa ko amurogera mu rusengero ashobora kumurogera n'ahandi ariko mu gihe cyahise hari umwuka urondora ubu se ntabwo wenda cyarahise ariko se ntabwo uriho hari umwuka urondora ntabwo mbizi ubu ngubu ntabwo mbizi rero iby'iki gihe biragoye kubisobanura biragoye ubona ari ibintu bivangamo udashobora gusobanura mpamvu wajije igihe cyahise urumva ko hari umwuka urondora none ubu umwuka urondora wagiye yego urahari ariko icyo nkubwiye gusa hariho umwuka urondora niba ubu ngubu uriho ubu bishobora kuba bishoboka ariko igihe nzi hari umwuka urondora noneho umuntu yakurya gutyo ku buryo n'umuntu azana uburozi abufite yazana uburozi abufite hanyuma akabuha abayobozi bakabutwika ariko ikibazo gikomeye ahubwo bigaragara ko banavuga ko umwuka urondora ushobora kuba niba undi ariho wenda ashobora kuba ari muke cyane hari sinzi nuko ubu ngubu usanga bigoye ubu biragoye usanga bigoye ubu ngubu kandi ikindi kirimo usanga abantu bamwe bafite ubwoba ati kuko hari igihe usanga abantu bamwe batemera n'ubuhanuzi ibyo bintu byo kurondora niho byaza ugasanga bizanye amakimbirane bizanye ibibazo biribiri kubera ko babarondoye ku buryo nkeka ko kuko ari igihe abantu badashobora kuwemera uzi ko hari n'amakuru ajya ko badashaka abahanuzi ngo ari ukubeshya ari ibintu byo guteka imitwe byose ubwo nabyo rero ugasanga nyine aho kugira ngo umuntu azamuteka umutwe akagira nta gice bivugaho none se pasa hari igihe bigeze kugera wenda ugasanga nko mu rusengero hazamo abajura bakibama Bibiliya nibyo twari turi kuvuga ngo hari igihe hazamo n'abajura n'abarozi ugasanga bari kuroga abana abajura bari kwibama Bibiliya ariko umenye ko Bibiliya iravuga ngo abana b'Imana barateranye na Satani aterana nabo buga nabo bahari kuko buriya mu iteraniro si mu ijuru buriya mu iteraniro si mu ijuru abazazi igihe cy'urubanza abo rero
batandukanye nabo bazazamuka itorero rizamutse kuko hari abazasigara biravuga ngo bazazamuka abandi basigare bategere kuzazuka cyagiye cyagiye kindi nibwo bazazuka baje gucirwaho iteka no gucirwa imanza n'ibintu nk'ibyo none bwo wenda iyo turi kwigisha cyangwa turi kuganira gutya tuba tugira ngo hari abantu babyumva bakabipinga bakumva ko bitazabaho niko abantu buriya ni nkuko abantu bamwe banga amadini banga kujya hari abantu banga kujya mu madini utamushyiramo niyo wagira ute utamushyiramo ngo akundi abinegirije abana ko ari ibyo kubeshya biki akemera akiberaho cyo aho ibigusetsa yakwemera akajya kuraguza aho kujya ngo ajye mu idini runaka ahubwo yajya kuraguza hari abandi banga kujya mu itorero mu idini kubera gukunda amafaranga yabo kwanga kuyatanga akavuga ati ninjyayo batanga amafaranga ati batanga cyangwa n'ahandi arayatanga ahandi atanga ibishingwe atanga imiyayiro atanga iki n'utundi tuntu tw'imiziro tundi kugeza bajya mu idini kandi ikintu cyatumye abantu bajya mu idini kandi icyatumye abantu bajya mu idini kandi batanga n'amafaranga ubu nk'abinjiye mu itorero iyo bapeze ku butibo bari bafite umuhati wo guhindura abandi yamara kugiramo yasanga abandi babikora no akabikora bigenda biherekanira gutya kugeza uyu munsi burya kugeza uyu munsi ni kari agasanira ka kera. None se ubundi pastor mwarimu ubundi uyu urebye nk'amafaranga aboneka muri nuza mu madini yo urebye icyo yagakoze nicyo akora cyangwa abantu banze kujya batanga amafaranga kubera icyo yagakoze ibyo mvuga bitandukanye n'ibyihigiye n'ibitekerezo by'abantu batekereza cyangwa baza mu maturo batekereza. Icyo gihe iyo wingiraga waba ufite umuhati wo gukora umurimo w'Imana nk'uko bakubwira kandi ugasanga nyine birimo biragenda ugasanga baro bakiriza ahantu umuntu ari umuntu twubakira n'inzu y'ibati n'umukene baramwubakira umukene rwose ugasanga barimo gusurana ahari icyo gihe wenda nuko bari bake ntawe ubizi ariko n'abaje mu kusanga bafite umuhati wo kubikora bagifite umwuka wera n'umuhati wo gukora umwuka w'imbaraga ubaha gukora ubaha umuhamagaro wo gukora ugasanga umuntu arakoze ari ukora muri leta ugasanga amafaranga menshi ibindi buye ko abakozi bakora mu maporoje mu makampani runaka ashobora gukora muri kampani runaka akadara nk'icya 10 na 200,000 cyangwa 300 hari n'uwazana miliyoni kandi nta kibazo afite ajya uwo murimo w'Imana ugenda ugembera ni kubona burya niho ubona insengero nubwo bagiye kuzisenya ariko nibwo nako bazifunze nibwo ubona insengero zikwiriye. Izi nsengero zikwiriye zubatswe muri ubwo buryo zubatswe n'abakirisitu ntabwo zubatswe mu buryo bw'agahato zubatswe n'umutima ukunze n'umuntu wabishakaga n'umuntu wabishakaga bikunze umuntu ufite igikere mu mufuka wemera kugura ifaranga rye n'umuntu yakomeza akaribika akarebera aho akarebera ariko urumva ko ntacyo yari amaze. Kera twajyaga kubaka insengero tukajya kwikorera amabuye tuyavana abafite amafaranga bakayatanga nibuka umugabo wigeze aduha amatanura. None se wenda kuba ubu bitari gukunda ntibyaba ari ikibazo cy'ubusambo bwagaragaye mu madini bamwe bakikunda ntibashake gutekereza n'abakristo bandi ko hari ukuntu baba babayeho. Ngewe ntabwo nzi imikorere y'imitekerereze y'iki gihe ariko icyo nzi ni uko ayo mafaranga yakoraga umurimo w'Imana hakabamo n'atunga abakozi b'Imana. Urabona nk'umuntu kugira ngo akore uriya murimo yagombaga no kureka akazi yagombaga no kureka akazi ariko utu dufaranga tundi abagennye akadufata tukamufasha mu bundi buryo ariko andi mafaranga akora umurimo w'Imana. None se pastor uri kumwe ngo mbere yareka akazi kandi birashoboka ko waba uri pasiteri ukagaburirwa na ADPR iguhemba umushahara uba ku rusengero gusa nta kandi kazi ugira? Icyo gihe byarakorwaga wenda tuvuge ko icyo gihe byarakorwaga ubu simbizi
ntabwo mbizi icyo gihe byarakorwaga ariko ubu simbizi ntabwo mbizi nyamara iki gihe nibwo byanakunda iki gihe niho byakunda kuko n'ubundi amafaranga aba mu bayoboke kandi abayoboke babaye menshi ahubwo ubu nibwo byashoboye gukunda ubundi. None ubwo ikibazo kuko bidakunda si cyo kibazo buriya abakristo bavuga ngo pasiteri arahembwa sibyo? Umva hajemo abakristo benshi bagira ishyari burya n'abakristo badashaka ko pasiteri abaho bumva yabahagarara imbere akavamo agataha burya benshi. None se bamwe niko batekereza bumva pasiteri yahagarara akavuga agataha ngo ntazakoreka ifaranga. None se bwa pasiteri wenda aje akavuga akajya ahembwa na ADEPR, tuvuge nk'urugero agahembwa nka na ADEPR nta kindi akora, burasi byaba ari byo byiza kurusha uko pasiteri yaba ari umukozi wa ADEPR afite n'itaje afite n'ibikorwa hanze akaza no kuba pasiteri afite n'abanyeshuri bajya ku ishuri biga muri za nunza za kaminuza, hari umukristo noneho wabuze naho kuba kandi y'amafaranga nazo ugiye tuburaye cyangwa wabuze aho kuba wagira ngo ubone umukristo waje aje gusenga bagira ngo mumarire iki bagira ngo aje gufashwa. Ntabwo umukristo uwinjiye mu itorero azamo n'umutima we abishaka abikunze ntabwo bagiye gufashwa ahubwo ideoloji aho yaturutse none si wo murimo w'Imana buriya byarananyobeye. Umurimo w'Imana ni iki ubundi wenda tuganira njye byarananyobeye kuvuga ngo ntacyo bakumariye ngo ntacyo nose waje gufashwa ko hari igihe byashoboka hari igihe bitashoboka. Hari igihe haboneka imfashanyo mu idini bakarisanganya abakirisitu ariko hari n'igihe itaboneka rero itabonetse rero si agahato. Abakristo wenda bari na benshi ntabwo wabona uko ubafasha kuko abakene wenda mu idini abari benshi cyane ntabwo wabona icyo ubafashije, ariko birashoboka ko hari bamwe bafasha. Ariko se niba abapasiteri wenda ayo mafaranga y'umurimo w'Imana bavuga ko ari umurimo w'Imana bari gukora, niba ayo mafaranga y'abapasiteri wenda bahembwa gutyo sibyo kandi bafite n'ibindi bakora, buriya bafashe nk'abapasiteri ntibahembwe sibyo byaba ari byiza kurusha ko umurimo, kuko ngo umurimo w'Imana ni ukwitanga. None uriya pasiteri niba ahembwa hanyuma bakora iki rero? Hanyuma niba atahembwa sobanura yarya ati abafite izindi bizinesi akora kuko pasiteri ajya gusenga akayobora idini akaba afite n'izindi bizinesi. niba washinze itorero mbese iby'iki gihe washinze itorero aba ari iryawe ubwo ni nka bizinesi. ibyo gushinga itorero byo sindabirebaho cyane. Ibyo gushinga itorero nibyo umuntu ku giti cye wavuye mu rindi dini rero yumva yuko ashaka kwishakira idini rye idini ryo kureza mu mafaranga rye bitandukanye rero na biriya nshaka kuvuga ngewe. ubwo urumva ko biriya rero tubyigire urugero nk'iby'itorero rya Pentecote bitandukanye n'ibi bavuga n'ubundi. Hari abantu bagiye bashinga amadini kubera bizinesi yabo bashaka, ariko hari abandi bashinze amadini bagira ngo bakure umwijima mu bantu. Ariko uyu urebye nose uko ADEPR yo ubona yo atari nka bizinesi ubu ngubu. Wenda tuvuge ko mbere ADEPR yashinzwe hari umurimo w'Imana bashaka gukora kugira ngo abantu bave mu byaha sibyo cyangwa abantu bakizwe. None uko byari bimeze mbere ubu niko bimeze mwari ntabwo wabikurikira ntabwo. Reka tuvuge ibintu birireye iki gihe ni ibintu urabona ni ibintu byahindutse byarahindutse kandi ibintu byahindutse ntabwo nta n'ikindi babivuga. Ibintu byahindutse biba byahindutse buryo ubu byahindutse n'uzoya gute ntabwo nabigenza ngo urumva ko ibintu byahindutse uko ADEPR yari imeze wenda muri 50. Njye numva nta n'icyo nabivugaho ngiye ibingibi se ko ubona ari iby'abantu ngo banyabwenge ngo bize ujya muti ibi urumva ko ari bizinesi y'abantu. Ibi si niba bitanemera ibyabanje ntibinemera n'ibyabanje ntabwo babyemera nyine bavuga ko icyo gihe n'ubundi bari n'abantu binjije bariho icyo gihe ariko baba ninjije ariko bari baragerageje barakoze ibyo gukora imirimo by'isengero by'iki isengero n'imitima y'abantu niba bavuga byose isengero n'imitima y'abantu. Izi niyo zitabaho
abamaze kumenya ubutumwa bazabukomeza. None abatari bamenya ubutumwa babumenya gute? Nta madini cyangwa insengero zihari, babumenya gute? Ubwarangije gufata ubwarangije gufata buriya rega nta burozi, reka mbege gutyo, nta burozi buba buke, buri butumwa bwarangije gufata. Kireka abagenda ari mworera bataziyo bajya bagenda bigana abandi, ariko bwarangije gufata. Ubu niyo wakora insengero zose ntiwabihindura kandi bwakomeza, ntibibaho. Abantu bazavuga ubutumwa bagenda mu muhanda bwakomeza, kuko ubutumwa bw'agakiza, ubutumwa buhindura abantu bushorerwa n'imbaraga z'Imana, kandi Imana ubwayo irahari, kandi n'umwuka wayo urahari. Ntabwo byahagarara, ntabwo ushobora guhagarara, kuko umwuka w'Imana ukugeza ubu niwe mwarimu. Urumva ko bidahagarara, byagaragara abo byahagarara ni babandi babisomye mu bitabo, bya bintu by'umunyabwenge, bya bintu by'abahanga. Buri usabwa ashobora kunanirwa teka n'ibitabo bijyanye akanabigurisha. Urumva ko niba abarimu bagiye kujya biga, ari bagiye kujya muhanga nk'idini ryo kuyobora yarize, buriya batamuhembye yakomeza. Itorero bararyitiranya, bazi ko riyoborwa n'umuntu. Nubwo ubona byagenze gutya, ariko bazi ko iri ni itorero riyoborwa mu bundi buryo, riyoborwa mu bundi buryo butari bw'abanyabwenge, bwishwe abanyabwenge. Kuko umwuka wera ashobora guturukana mwigisha akakugeza ku iberesho ugahinduka, nta mwana muri kumwe, nta muntu ukwigishije, ahubwo ukabitekereza, ukibuka indirimbo abarokore baririmba, ukomera weraje, ukavuga ngo nazagiye mu barakorera, kandi ibyo ukabitekereza mu mayi. Hari abantu bakizwa bari baryamye n'abagore babo, ari abagore babo bakijijwe, umugore ajya gusenga, umugabo akagera amukurikiye atabimubwiye. Umugore ajya kubona akabona bari mu rusengero, agakizwa uko. Kubera ko Imana yamuhaye gukizwa. Ibintu by'agakiza ni ibanga rikomeye, umunyabwenge ubwe adashobora gusobanukirwa. Nubwo abanyabwenge bamwe bazi yuko udashobora kwigisha, ntabwo ijambo ry'Imana rivuga udashobora kwigisha utarize, bo niko babizi. Ariko Bibiliya babonye Petero na Yohana, babonye ari abaswa batize, ngo ariko bibuka ko bajyanaga na Yesu. Amen. Gine abanyabwenge bo bazi ko udashobora kwigisha utarize, bari ko bizi. Ariko se buriya ntiwasanga wenda kuba babyibizi gutyo ari uko muri iki gihe amatorero yabaye business, hakaba arimo amafaranga. Amatorero yabaye business, yego. Urabona amatorero menshi urabona amatorero atarahagaze, ntazongera no kubaho. Urabona amatorero atarahagaze, iyo business urabona tarabuyeho, ntazongera kubaho. Kubera iki? Ntuzabireba. Kubera iki atazongera? Gushinga idini biragoye. Gushinga idini bisaba kuyobya abantu ukuye mu idini, muri ni dini uyobeje. Nicyo bisaba. Naho ibya kera byo byari guhagarara ukiye, ugatera indirimbo, hakaza umuntu umwe, hakaza babiri, hakaza batatu. Nta muntu wambuye. Nta muntu wambuye. Naho birasaba kugira ngo ngo arishinge abanza gushimuta abantu. Cyangwa akaba afite impano nk'imwe, kuko iyo pastor afite kuvuga ngo uri akavuga kugira ngo ushinge idini, kire kushatse nk'ibintu ugashinga idini ukavuga uti mbo ngewe idini, ariko nabwo bisaba kuba ufite amafaranga, ukagura nk'ibishyimbo, ukagura nk'umuceri, ukakugura ngaha, ugatanga itangazo uti ngewe mu itorero ryanjye ku munsi w'ejo nzafasha abantu bakaza bahuruye, nzabaha imyenda. mbere yo kubibaha ukabanza ukigisha, ukabigisha, ukabereka ko imfashanyo zibazanye, ukabereka ibya ya mitsima Yesu yahinduraga, ukabereka ibiki, ukabigisha n'ibindi bintu bindi, byarangiza mugasenga, ukabaha ibishyimbo ugataha. Ejo bazagaruka. Namara kubikubita mu muntu baje kugira ati ejo nkazatinda, nkazakerewe, nzanjye nzijambo wa mbere. Ariko ejo naza akabibura, muzabonana. azagenda ntago azagaruka. Azagenda ako waba wabyemeje uriho. Mbese icyo nkubwiye ni system yo guhindura abantu.
kuko niba ubu ntibabishobora usibye guterura abantu bari mu idini runaka cyangwa nawe wari urimo ugahita ubajyana icyambere kuba uri umuhanuzi niba utari umuhanuzi ntibabajyana kuko bari bazakubeshye ngo bakise ngo bakurikiye umuntu bakurikira umuntu bazi ko ari umuhanuzi ari umupfumu ibi bya bindi twavuze ngo ubuhanuzi cyangwa ubupfumu bwahindutse ubuhanuzi muri systeme y'iki gihe ya kizungu ntabwo ushobora ko abantu ariko njye numva ntavuga ngo umuntu ngo yatwara abantu ngo bamukurikiye ntibishoboka ntabwo ashobora gukurikira utari umuhanuzi nubwo waba uri umuvugabutumwa ntabwo cyo niba uri umuvugabutumwa w'imizi ute ntabwo wagukurikira utari umuhanuzi bisaba kuri pasiteri bishaka kuba uri umuvugabutumwa uzi gucangacanga bwa bundi wowe Imana ikuzamuye Imana iragukirije wowe Imana yakuzamuye ariko hatarimo kuvuga ngo ihane hatarimo kuvuga ngo ihane ntabwo mwene ibyo kwihana abivuga cyane ntabwo abivuga cyane ibyo ntabivuga cyane n'ubwo se ngo zihane wenda aho ngaho hari umunyamafaranga w'umupfu warangije ubwo urumva azagaruka ntabwo azagaruka none niba uri ngo ihane umuntu yakubise nk'ibihumbi 200 urumva ntabwo abitinyuka niba wabyemera uwabihindura nini nta muntu wabihindura neza kubegera nta n'uwabihindura rwose ubwo nyine ni urumva ko ni ibintu byadutse bije muri rito rya Pentecote bitateganyaga ibintu byadutse bitewe n'ibihe utamenye ibyo ari byo ni ibintu byadutse ariko mu rito rya Pentecote ntibateganyaga kuzebika abagore ntabwo wabiteganyaga niba babiteganyaga wenda ni mu buryo ntazi ariko oya ntabyo bateganyaga none se ubundi hari icyo bitwaye cyangwa ni kwa kundi kuko tugendera kuri Bibiliya twese tugendera kuri Bibiliya uko unyuranyije n'itegeko rya Bibiliya bavuga ko ngo abakoze icyaha Imana itamwishimira none ibyo niko bimeze ko ni ibihe by'imperuka ni urabona ko urumva ni ibihe bije utamenye ibyo ari byo byaba biturutse ku bandi cyangwa ku muntu ariko ni ibihe bije ariko icyo ntegereza ntibyateganyagwa rwose hari umutambyi w'umugore ugize ubona nabo babikora n'ayo madini abikora ku ruhande ni uburyo bwabo ariko budahuye na Bibiliya none se wenda tuvuge ko ibyo bitateganyijwe hari icyo bizatwara mu buryo bw'idini cyangwa bw'itorero hari icyo byatwara mu buryo bw'idini mu buryo bw'itorero cyangwa mu buryo bwo mu mwuka cyangwa mu buryo bwo mu gukizwa ntabwo mbizi ibyo tuzabibona nyuma ibyo urumva ni ibintu tuzabona nyuma kuko urumva ni ibintu byadutse byabyara ingaruka bizayibyare byagira gute bizashaka bizakora uko ntabwo twabimenya wowe twabibona iki kuko iyo urebye wenda nko muri ADPR niho ibintu byinshi cyane bihinduka abantu bagasakuza ati ADPR kubera ko ubu nta wasakuza bashaka iki ADPR bayizi nka ADPR y'umwuka iziriza ibintu byinshi cyane dore impamvu bitazasakuza abantu benshi barabikunze kubera babikigiye cyemenye ubwo rero ni abantu bigiye babikunze izo mpinduka urazishaka uri kumva urumva ko ntawe uzanabirwanya ntawe wenda ababitekereza wenda ni watwebwe twabitekereza tutari ko ibintu nabigenze bite ibintu byimeze ukabitekereza gusa n'icyo bikoraho kubera ko mwabikuriyemo wowe ukabitekereza gusa nta kintu ushobora kubikoraho ukabitekereza n'icyo ushobora kubihinduraho ariko ni igitekerezo gusa nk'uko batekereza urabizi burya Imana ukuntu iteye Imana itandukanye n'umuntu burya Imana yo Bibiliya iravuga ngo ibyaha by'abantu Imana ibijugunya muri ya nyanja yitwa kwibagirwa ariko umuntu waribuka ntabwo umuntu ashobora kwibagirwa ikintu yabonye ntabwo umuntu ashobora kwibagirwa ikintu yumvishe kireka bakeya ariko ibi nta wabihindura kuko abantu benshi barabikunze ngisitwa n'abantu bamwe usanga bafite n'imibabaro ngo ibiri kandi abantu benshi babikunze barabikunze ntabwo wabirwanya ngo warwanya uteze none se buriya wenda niba abantu benshi babikunze ubu wenda niba bagiye guhindura ibyo ngibyo ADPR
bazahindura n'ibindi erega buriya biba byahindutse bazahindura n'ibindi erega hari ibyo utarabona hari ibintu utarabona buriya bakubitaho iby'abagore bazakubitaho n'ibindi kuko urabona ko bashaka kurihindura bigahinduka imiterere n'imyisane n'ibindi biki byose uko bimeze byose bikabihinduka bikaba ari idini ryihagarariye ryahoze ari ryabo ari izina Pentecote ngo ryari ry'umwuka n'aba bigisha iby'umwuka bagira gute burya ari ibintu batazi ntabwo bazi uko bizagenda ukugeza ubu ntawe uzi uko bizagenda byose n'ibitorero baravuga ngo ntibyabagamo abagore abapasiteri bari abagabo n'abapasiteri bakaba abagore urabona bizagenda bite buriya hirya bazazana ikindi bagende bazana kamwe kamwe ibi bya kera byose birarangiye n'aba usanga bigisha iby'intuza by'umwuka by'ibikira rero nta n'abakibyigisha babyigisha igihe bavuga ati hazaba ntuza hazaba Pentecoste none se reba nka buriya nibahindura ibyo ngibyo haza basigaye iby'umwuka byo mu butayu nabyo bazagerageza babifunge babikureho nabyo bazagerageza babikureho bashaka kuri itorero imyumvire yaryo yose irangira imyumvire ya ADEPR irangira rwose rigasenga nk'abandi rikaririmba nk'abandi. None se pastor ubwo urumva ko niba ari imyumvire ya ADEPR kandi ADEPR yari ADEPR y'umwuka ijyana abantu ndetse ni twavuga ko ariyo yageragezaga mu buryo bwo mu mwuka kugira ngo abantu babashe gukizwa, none iherezo rizabirihe ku bantu b'Imana cyangwa ni iherezo ryo kurimbuka kw'abantu, ni iherezo ryo cyangwa ryo kugira ngo habeho intebe ya Satani mu gihugu? Tuzabimenya mu gihe kizaza. Wenda ubisesenguye wakumva ko bizagarukira neza. Tuzabimenya mu gihe kizaza, ubu ntiwavuga ibintu utarabona. Ariko urumva ko intandaro yo guhinduka nawe urayumva. Ni intandaro yo guhinduka urayumva igihe niba hindiriho abagore uyu munsi, ejo bundi hazinjiraho abandi, ejo bundi hazingiraho ibindi, ejo bundi hari ibyizabaho, ejo bundi hari ibizongerwaho mbere gutyo. Kubera ko impamvu wenda ndi kubikubaza nuko bwa mbere bikiba habanje iby'abatinganyi, birasakuza ati ngo abatinganyi ngo baje muri ADEPR ngo bagiye kuri alitari ngo barabyina bararamva, noneho hajyaho n'ibindi ibyo ngibyo byinuza by'abagore. Biriya byatinga byashakuje ibindi ntibanabyemera bamwe. None hagiye iby'abagore, none nawe uri kumbwati ngo hari ibindi bizagenda biza ibiso byagura byaruzi ko bizabaho. None se ubu hirya hazaza ibindi. None ubundi se ntabwo biba bintu si ijuru ntimukabyita. Ntabwo ari ijuru. Munabitindaho. Ntabwo biriya ubaye pastor so kuba ngo waye umwere uzajya mu ijuru. Cyangwa tutegeze kuba pastor ntabwo ari kujya mu ijuru, kuba pastor ni nko ushobora kuba umukristo runaka ntabwo si ibintu biri ngo niba umuntu bamugirire mutya ngo bwahise ajya mu ijuru. Hari n'abantu babitindaho bakavuga ngo niba umuntu wabaye pastor we bakayobora kujya mu ijuru, nuko pastor gusa, ni nkuko waba rogomesitiri, ni nkuko waba meya, ni nkuko iki. None se pasiteri si umuhamagaro ubuhagararira umutambyi? Ibyo buhamagaro bigiye gutanduka, bigiye kurangira. Nose niba umuntu ajya mu ishuri bavuga ngo karakanya ngo ajye kwiha, ubwo ntabwo azaba yahamagara. Ibyo umuhamagaro zo ko umuntu yawufataga akawukora agikizwa. Rero urafatira umuhamagaro umuntu mu kirere ngo kubera yuko ngo afite capacity y'ishuri imeze gutya, umufatiye mu kirere utubaye umunyamhamagaro. Ariko ubaye umunyamhamagaro ufite na diplome yawe. Kubera ko ufite diplome igeze ku rugero rushyitse, ubwo ubaye umunyamhamagaro. Umunyamhamagaro kuko ufite diplome. Ariko ubundi wabaga umunyamhamagaro yanyagirwaga n'imvura, umunyamhamagaro akajyana n'amaguru
akazamuka imisozi akarenga indi, umuntu ufite diporome nta ze. nubwo yahembwaga ariko umunyamahanga nta nubwo yahembwaga, bamuhaga agatike ko kugira ngo keretse wenda uwo barobanuye kugira ngo ayobore umukumbi hari icyo yabonaga. ariko umunyamuhamagaro ni ukuvuga ngo ntabwo yahembwaga. umukirisitu wese ni umunyamuhamagaro wundi. Pasiteri urakoze cyane. Hari akantu ushaka kugira ngo tusorezeho. Ubundi umutambyi ni iki, umukozi w'Imana? Kuko impamvu ngiye kubikubaza, haravuga ko buri muntu wese ngo yabaye umutambyi muri Kristo Yesu. Buri wese kuba ari umutambyi, iyo ukijijwe ukizera Kristo uba uri umutambyi. Abandi bakavuga ko ngo abapasiteri ngo ari bo batambyi bonyine bafite gukora ibyo mu itorero byemewe. Wowe mukozi w'Imana wabisobanura gute kugira ngo twumve umutambyi uwo ari we? Ariko hari amagambo Petero yavuze. Petero yavuze ngo turi abatambyi batamba ibitambo by'umwuka. Bigaragaza iki? Burya n'umukirisitu wese ni umutambyi w'ibyo. Yego. Buri mukirisitu wese nawe ni umutambyi burya. Aho turabyemeranya. Hari abatambyi barobanuwe mu bandi mu buryo runaka, ubwo ni ngo ahagarariye abandi batambyi b'ingeri zose. Yego. Ariko uwo mutambyi ushobora no gutambira abantu ibyaha. Birashoboka se ko umuntu yatambira undi ibyaha ubu ngubu? Mbere wenda mu isezerano rya kera hari umutambyi utambirira abandi ibyaha. Ubu ngubu birashoboka? Nureze ko upfukama pasiteri yagusengera kuba kubabariwe. Ariko ntabwo aba ari pasiteri ukubabariye. Ariko aba yabibuze, aba yanabisabye. Nubwo ashobora no kubisaba ariko wowe ntubabarirwe, kuko kubabarirwa ni ukwizera k'umuntu. Uyu urababari umva icyaguhagurukije n'icyagutumye upfukama hariya kirahagije kuba bakora murabigana, kuko bivuga ngo iki, abo muzababarira ibyaha bazaba babariwe, abo mutazabibabarira ntibazabibabariwe. Ariko ubabarira ninde? Ubabarira ni Yesu. Aha, niwe mutambyi. Nuriya mutambyi nawe abwira undi mutambyi mukuru. Niwe mutambyi mukuru. Mubabarire, mugire gutya, bigende gutya akabaho inyuma. None pastor, hari ijambo riri niba ari mu Baheburayo rivuga ngo turi abatambyi igitambo cya Mesikedeki. Igitambo cya Mesikedeki bisobanuye iki? Kuko Bibiliya iravuga ngo ni umwami w'amahoro. Kandi Aburahamu niwe watanze icya 10 akimuha nyine. Yagihaye nde? Mesikedeki ninde ko bavuga ngo ni umwami w'amahoro? Umwami w'amahoro kubyo utajyamo cyane. Yari umwami w'amahoro nyine muri icyo gihe. Iburahamu yamuhaye kimwe mu icumi n'amaturo. Yagihaga nde? Abuye gutsinda babandi yajya kurwana nabo. Uwo Mesikedeki rero yari umwami ntabwo. Yari umwami yabayeho muri Bibiliya. Iyo babivuze wumva yarabayeho. Iyo kurikiye uko byanditse kuko bavuga kuko Aburahamu ngo yahaye icya 10 Mesikedeki. Ubwo yabayeho. Ntabwo byabigereranywa yuko wenda ari Kristo bavugaga. Ni ibintu bigenda bishushanyaga ibindi, bigenda bishushanya ibindi. Akaba ari buhanuzi. Ni ubuhanuzi bigenda bishushanya ibindi bigenda kuri Kristo. Wenda ikindi nakwibariza, wenda tuzi ko kera icya 10 cyabagaho bagatanga icya 10 abatambyi n'abatambyi bagatanga icya 10. Ariko iyo urebye mu isezerano rishya ko nta hantu nari nabona wenda Paulo yatanze icya 10 cyangwa nuza abo ba Stefano mu isezerano rishya. Nka mwarimu udusobanurire wenda kugira ngo abantu basobanukirwe, kuko abantu bavuga ati ariko icya 10 ko cyavuyeho, icya 10 ni gute bakigitanga? Ngo cyakuyeho nande? Ngo cyakuyeho nande? Kubera ko mbere ubundi ibintu nk'ibyo kubyibaza ubuzanye ibibazo birebire. Abafunze iryo dini bakurikije biri kwivuga, bakurikije kandi n'ikizabafasha, bakurikije n'ikizabafasha kuba ku murimo w'Imana. Ubundi icya 10 nta muntu ujya kukibazaho. Umuntu ugomba kukibazaho
ubundi yagombye kukireka amafaranga akajya kuyabika iwe mu rugo kuko kuyatanga abona arimo igihombo akajya yarya ahubwo akaza mu rusengero akaza guterana bagategura igaburo ryera akarya igaburo ataguze atagize gute akabahorosha niba abona ariko hagati aho ngaho ashatse no gusenga yabireka kuko nta murimo w'Imana bakunze. Oya wenda icya 10 ntabwo nshatse kuvuga ngo wenda ni abantu baba babivuga gutyo kuko iyo tugenda gutya turabisoma bakabivuga biterwa n'imitekerereze y'abantu batandukanye kuko buriya n'amadini kugira ngo abagize abari menshi cyane ni imitekerereze y'abantu itandukanye yagiye. Umva rero kubwire baza imitekerereze amaturo ukuntu yagiyeho icya 10 ukuntu cyagiyeho urimo no kweza no mu izazano rya kera cyangwa gukora umurimo w'Imana. Urabona witwa Nehemiya ngo ajya gusana Yerusalemu ngo yasanze abatambyi baragiye abarembyi baragiye noneho ngo asanga umurimo w'Imana warasenyutse arubaka arangiza bigeza ubwo yahamagaye abantu kugira ngo bagaruke ategeka abantu ngo batange icya 10 n'amaturo bamaze kubategeka baratangira batanga amaturo batanga na kimwe mu 10 ashyiraho abantu bazajya bayagenda urumva ko ibyo ni ibintu bya kera nyine icyo nshaka kuvuga ndashaka kuvuga isezerano rya kera ibyo ndabyemera n'isezerano rishya uko bimeze kuko hari ahantu mu Baheburayo niba ari 10 kangahe ngo iyo ubutambyi bwarahindutse ubwo ni ukuvuga ngo n'ibisezerano ryarahindutse tukajya muri indi sezerano bishatse kuvuga ngo ubutambyi bwa mbere bwahindutse ntago bukiriho ku butambyi bwo mu isezerano rishya. None se ushaka kuvuga ko uzajya gukiranira mu rusengero wajya guterana umuntu agahagara imbere akomeza kabenema akomeza kwigisha mugahita mwitahira. Oya ntago ibyo ari urusengero gusa rugataha. Oya ntago nta n'igiceri. None se urusengero rwazajyamo ibiki bazakoropa bate? Oya ntago byashoboka ahubwo icyo nshaka kuvuga nuko icya 10 nticyaba cyaratanzwe kubera ko mbere cyari gifite akamaro ubu ngubu wenda bikaba bishobora guhinduka bakabyita uko none se umushaka kuba ko yita bitama gute hari abantu birunduriye muri uwo murimo kandi bagomba gutungwa n'uwo murimo uzi ko Paulo yavuze Paulo ngo yabahaga amahema ariko ngeze hagati aravuga ngo uvuga ubutumwa atungwe nabwo. Ibyo ngibyo nibyo ndabyumva isibyo kuko kuba ahubwo ikibazo kiba gihari nuko wenda ni umuntu adatanze icya 10 sibyo bavuga ko yakoze icyaha atazigera ajya mu ijuru siko bimera kuko hari n'ukuntu bavuga ngo wenda umuntu utatanze icya 10 mu rusengero cyangwa uwakiriye nahaguruke kuko yakoze icyaha bafite ubwoba bwinshi cyane yuko batazajya mu ijuru kubera batatanze icya 10 sibyo ni siko bimeze. None umukozi w'Imana niba wenda icyo cya 10 cyatangwaga mbere byari itegeko none ubu ngubu isezerano rishya bikaba wenda bisa nk'ibyahindutse ntago mvuze ngo icya 10 kiveho birashoboka ko icya 10 cyagumaho ariko bakabigira amaturo byose noneho abantu bakajya bisanzura bakavuga ati ntanze amaturo ariko agiye gukora umurimo w'Imana atari kwa kundi icya 10 ngo ni umuntu atagitanze ngo yakoze icyaha ngo ntazigera ajya mu ijuru kandi kujya mu ijuru ntago ari kwanga ngo watanze ko n'abantu baje kujya mu ijuru ry'ubuntu. None se ijuru sari baragishyura muzi ko basetsa ubu se ubwo ibyo ngibyo abakitwa kandi babizana benshi babizana nta mafaranga batanga. Nyine ariko pastor wivuga ngo nta faranga batanga kuba badatanga icya 10 ariko batanga amaturo sibyo amaturo zo kuri 500 100 10 20 ahubwo rukakubwira impamvu buri impamvu bashyizeho icya 10 babonye ko icya 10 abantu bakora akazi. Oya ntago bagishyizeho ahubwo kivugwa na Bibiliya nyine umva Uwiteka yabwiye Mose uri kumva ngo bwiya ngo icya 10 n'amaturo ngo nagihaye Abalewi kugira ngo kibabere igihembo cyabo bagomba guhembwa. Ubwira Abisirayeli batanga amaturo na kimwe mu 10 kuko cyari igihembo nahaye Abalewi bagomba guhembwa kubera yuko nta gakondo bazagira. Ariko ubu ngubu bafite gakondo nta gakondo baragifite pastor
urakoze cyane mukozi w'Imana, Imana iguhe umugisha. Reka dusoze. Tuganiye neza rwose byari byiza. Reka nkusabe wenda tuzagaruke twongeye tuganire kuko ni byiza cyane kandi ni by'igiciro. None uyu munsi wanyirekuriye turaganira. Uzagaruke. Uyu munsi wanyirekuriye turaganira. Iyo tuganira rero ntabwo tuba tugira ngo wenda dusenye bamwe. Hari abantu bamwe wenda bagira ngo ni ugusebanya cyangwa ni ntabwo tuba dushaka kubasebya ngo dusebanye ngo byagenze gutya, ahubwo tuba dushaka kugira ngo tuganire twubake umurimo w'Imana kuko tugeze mu bihe by'imperuka bikomeye cyane. Kandi biba byiza iyo wumvishije ikiganiro ukakirangiza noneho tukabana mu bihe byose. Kandi subscribe ku Umuremyi TV kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu. Twari kumwe na mwarimu regionali, pasiteri, umushumba, byose niwe n'ubundi